What's up guys? Nkuko bisanzwe, this is KBigBallTalk episode ya 4 ko mubimenyereye. Ibingibi ni Ruhiryi. This is Kabey. Twari tumaze tumaze ngo kuki mudakora vuba kutizunza video. Twari turi mu cyumweru cyo kwibuka no kunamira inzira karekane zagize genocide yakorewe abatutsi, right? Yeah. So niyo mpamvu most of the time twafashe igihe cyo kwibuka no kuri iki no kwibuka. Kwiyubaka bagaciro dufata umugongo wa victims. N'abasportif rero cyane nk'ababasketeri. Bose baje genocide yakorewe abatutsi. Amiye cyane espoir niyo ndumva baye affected harya siyo kuri ubu ngubu niyo yonyine. So far ifite abakinyi baje genocide yakorewe abatutsi. Urabona harabana federation n'abanya yafashe amakipe ane ya mbere. Je crois simbiza amnasho ariko Patriot Leg APR na Tigers niyo izo big four. Kandi nibo bazakina genocide memory tournament. Kuipa ya Fergwaba yani competition nziza. Ahubwo sinzi nimba memory gisembe kiriyo sport yateguraga. Sinzi ubundi ubusanzwe buri mwaka memory gisembe iraba. Ubusanzwe iraba sinzi ariko urebye nkuko nareba calendrier menyiriho. I'm not sure cyane ariko ndabizi neza kuriho. Ndebye neza ndaza kureba kuri calendrier. So next ndabizi après GMT izakurikiraho gisembe ishobora kuzabaho. Ayibaye nizere ko irimo guko iramutse ariyo yabaye genocide memory tournament sport itarimo. Oya ntago byakunda. Arumviko sinyako byakunda ariko tournament izaba ari nziza izatangira kuwa gatanu. Ahubwo ni kuwa gatanu ku cyumweru. Le 19. N'abakobwa ariko n'ubugenge ngo twayibagiwe nabo harimo Reg, Aperi, Kepler, umva nimba singiye kane. No, this time federation yabikoze neza, yafunguye ibishira kuri muri arena batazavuga ngo noneho habaye shortness y'abantu ngo abantu babuze kuntu baza kureba match. Ibi shout out kuri federation mwakoze ni sawa noneho mwayishize muri abantu bose baze barebe game kaza game zindyosh. APR izakina na Reg. APR izakina na Reg, Patriot na nuza na asi what federation yakoze nayibonye zimamvu irashaka ko Patriot na final azaba ari umuriro. Zaba entertainment narigiba fixing games turabizi yuko n'ama standings niko ameze tu. Turabizi byo mushaka rwose. Ndashaka ko APR na nani kuko babonye ko last game ya APR na Patriot babonye ko ari iri kuzana audience cyane. Patriot ntabwo ari kuba ngo ndi kubivuga cyane. Patriot ni ikipe y'abaturage. Arikunda cyane Patriot ni Murera yo muri basket. Ni Murera ni hageneye. Voilà. No Patriot ni kindi babona bakundira n'abasirimu. Byatari ibintu byabo byose biri ku murongo. Impamvu bazakina kuriya no kugira nyine finale kandi zaba ari umuriro. Irashaka ibereke okay muri retour mwadukubise ale munatusuzugura. We want to show you ko turaba reigning champions. Yes sir. We are here cause twiga mu match nziza. Rege sinzi ikibazo bari kugenda bayikora muri nakubwiye wa sleeping on espoir. Nakubwiye kuva kera umunsi espoir yatsinze. You saw that game? Nayirebye kuri nuza. Twasimbutse nayirebye none kuri twasimbutse twavuye kuri GMT. Twagiye kuri RBL. Nayirebye bya ball twashinjaga federation ko tutabona mu match bari kusunda ndabona ari gukorwa na Kigali Today. Nubwo match zaho zigenze online ariko bitatu ni byinshi. Okay, let's talk kwanza. Ariko ntacyo bitwaye. Let's talk about nani ukuntu espoir yamfatiriye nani yamfatiriye Reg irayikosora byanyabyo. Turatsinze n'ikibazo. Olivier yafashe business ngo business ngiye kwifata ni my hand. Kuri ngiye biganza byanjye kabisa. Mwana bita Reg byanyabyo. 6 points nimbari 4 assists nimbari na rebound zinga. He was feeling the game. No when he was feeling
yatanimba hari umupeti uri gufasha Espoir cyane witwa Empire Fortuna kubafasha byatari ari mu kazi kabisa. So Espoir Gasongo nawe uri amwita Muhoza nawe ari kubafasha ariko ntago ari mu guta. Okay, ko mgiye mubona nk'umuntu muremure agagombye ko ari double guy, double digits, double rebound abayirirwa Rwanda vava kuri bench yenda ako vava coach vava shout out kuri we kabisa. Kipe yawe iratoje byatari byarimo vava ari mu kazi kabisa. Ngenda vava yari arikuno vava afata iki akaba ari kumwe nawo mu kibuga ari kumwe nawo mu kibuga you know. Shout out kuri Espoir kabisa. Rege sinzi byari byo, sinzi ko Mujumba ashobora kuzajira iki kubera Shumba bano batipe babo nyine yabikubwiye bano babasiniye yuko bano babasiniye bamaze igihe muri Liga umuntu musiniye ari usigaye nyine ndikuvuga bano bamaze igihe bano bakatrika bano ba senior urumva ukora difference. Nushobora kuvuga ngo uburi musiniye because utinzeyo no wawe ya basiniye ukora difference ahubwo n'umugaragara kuri musiniye ugaragaza ubundi nk'izi match no wagombye kugaragara bano bantu bakacika match ya APR nibwo twagombye ko turimo kubabona bakacika bano ba Olivier urashaka gusaba umuntu umusaruro adafite bamuhizi turashaka kubabona se nimba mudashobora gutsinda Espoir koko bizi barashaka none kabakubiti barushanywa difference no tangana kuri kandi Espoir ubu ni ya gatanu. Espoir ni ya gatanu akurumva ku championnat niryohera Kepler yakubise Espoir Orion ikubita Kepler none Kepler ikubita Tigers Tigers ikubita Espoir ikubwiye Tigers ikubita Espoir urumva ikubita na UGB lakina na Orion waona munsi UGB lakina na Orion kumba ni match iryoshye byatari le 17 munsi lakina. Yes, champion yaryoshye abantu mutareba ino championnat online irahari wagera ku kibuga abari tukiraho ngaho rero bya Kiti Radio kuba ya itangiye gucunga ya match ni byiza cyane ariko cost yanyara cyari hejuru cyane nushobora kwishuza kuri match nushobora kwishuza bitatu ari byo nako kuri LD kabishuye ntago bi making sense abantu bose barashaka kandi kuri LD tuba twarebye match ebyiri Kigali today nkunda kunda nshaka kubwira Kigali today nuko what you're doing ni byiza pe ariko cost yanyere hejuru cyane ntago mushobora kugira umuntu arebe match ari bitatu kandi kuri stade nabari kwishura bitatu kandi ho ari na match nyinshi bijya barimo match nk'eshatu cyangwa ebyiri abantu bose barashaka kureba match ubu the aim yi podcast twayikoreye no kugira basket yo mu Rwanda ngende itera imbere abantu bose bongere bakunde basket ariko ntabwo babikora kuri kwishyuza amafaranga sinzi niba mwakora partnership na federation kareba ukuntu bigenda cost bazigabanya ku buri muntu wese yagira accessibility kuri at least byibuze match 1k igihumbi rwose buri muntu wese kandi namwe mwakongoka instead yo gushaka kuri bitatu ushobora kubona audience nkeya ariko kuri bitatu ku gihumbi yagira abantu benshi cyane kandi amafaranga mwayabona pe but what you are doing guys ni byiza cyane abantu batangiye kuri basket urumva kandi na federation nayo nimba babona ko siriye babafashe ni promotion ya game ko abantu bareba ibintu ko abantu bagira demo basket mu Rwanda imbere abantu bazagetinga credits ni federation n'abandi ntabwo ari amakipe azagetinga credits ni federation nanjye branding ya federation mana shout out kuri Kefa Sport niwe wenyine ufite pancarte ku kibuga ariko iyo ni topic y'undi munsi urumva topic y'undi munsi ni ibintu birebire RBL match ya sinzi niba federation yarabibonye match ya UGB na Patriot I understand ikipe ni nkuru nka Patriot ariko nimba ikipe yayirushije nimugashatse kubalansa ngo Patriot ntabwo yatsindwa it doesn't make any sense. Iriya match federation sinzi nimba mufite ukuntu muhana mu evaluating abatoza abasifuzi uriya musifuzi wasifuye match ya nimba yitwa Shema ino n'uyu nguyu urabona noneho
ku munota wa gatatu barebe bongeye bajye kuri match barebe ku munota wa gatatu match igiye kurangira barebe ku match yayisifuye nabi agatuma nani UGB itsindwa mu bintu bigaragara bazarebe iriya match bayisubire mu munota wa gatatu nimba bashaka kumufatira ama penalties bayafate kuko umushifu gutanga game kuri na doesn't make any sense at all. Asifuze ngiye sinzi ko nta izi match zo zikomeye sindabona ahantu rwati mpaye manota musi Ghost Federation iki kintu cyo basabye murebe ko abasifuzi namo babwire kuntu nago they are not guarding the game ntago aramwe ngo none nari nziko ari ikibazo cyamba match ya basket yabaga bafite amapesi nyine yibihuta ukabona match y'abasize nabonye match ya Peri na Reg mu bakobwa ibintu basifuye n'abakobwa match itagira muri umuntu utazi basket akabona ko arbitre wakoze ikosa you are failing naze sio bimeze eti ni gutya level imisifure yanga ni gutya imeze basket iri kubasiga I know match ziri kubasiga kabisa sinzi federation nimba ari amahugurwa mugomba kubakorera amahugurwa barayakora ariko sinzi ko bizashaka kuba international none nka Soveri umuntu mu international urumva ko ariko Soveri igihe cyose yasifuraga ndakubwiza ukuri yasifuraga ibintu kabona uyu muntu byari marabizi neza cyane ntiyigeze aba corruptible ntabwo yabaye corruptible ntabwo yabaye corrupted kabisa urebye match nani yasifura Soveri ubona harimo fairness ya data asifuzi sinzi nimba ari pressure ariko uzamure ndashaka ko federation nimba simbizi n'amakuru nshaka nabo banatubwira yo bazana abantu basifuzi b'abarundi bazi gusifura nimba bafatiye penalties abo bacu nabo barabizi ariko hari ubona kubona ko umuntu yabaye corrupted bigaragara ko yabaye corrupted that's the issue. Shout out kuri UGB bakinye match nziza nubwo mwatsinzwe okoza amakosa mwakoze mwatumye ibakostingira game but that game you had it kabisa nuko nyine I mean arbitre n'uburi nakundi personal opinion nanjye UGB shout out kuri mwebwe mwahinduye jersey mwari mufite jersey nakunda ariko udakunda ari jersey bafite man byumwewe na pop bo byanditseho UGB nyine United Basketball Generation ira jersey ntabwo ari mbi ahubwo kuno yanditse ngo United Generation ni jersey binini narwo bakwira iyo bakinishe na at least two usikunimeze tw'umutuku na okay nayo nagari nziza ubona nyine yuko bashaka kwandikaho n'ibirango byabo byanditse rouge imeze n'utuball twa Jordan ariko zira jersey imeze nka bya ari ball ndabyibuka Knicks yigeze gukina nka 2010 kuri no Christmas Eve ari kuntu bakina ibigeze uko yari imeze ntabwo ari nziza ya jersey aya bashaka uburyo nk'abantu abasirimu bamugane UGB muri abantu b'abanyamugi coach Gael kantu kanyu kubusirimu si ça smart ka smartness mukatereke ariko natwe ariko tukitangira ibintu byinshi tugomba kujya dukora kugira ngo abantu ngira basubire ku murongo ariko ntago turi nimba disinga ariko muri abanyamugi muri mu kipe y'umugi mumeze nka Kiyovu siko bimeze ako Kiyovu ni nk'ini sport ko ari Nyamirambo ze ariko na UGB n'abanyamugi abanyamugi UGB n'abanyamugi ariko ira jersey mushaye kuntu mukura makaba gira tu jersey twiza riboza sport generation barusha ama jersey meza ikindi mwaka kandi byose no gusirimuka kubera iki mudafite amazina ku majezi yanyu ibyo rero mwari birakostinga n'uke ntabwo bikostinga man I know ntabwo yenda kwandikisha izina kuri jersey hano mu mujyi n'ari amakampani yose yirirwa bikora ubuse ko Orion yandikisha amazina ikibazo ntabwo uri kubyumva nuko nose next time umukinnyi natabari hariya sibazahoma ntabwo jersey I know ikipe sigendera kuri bifite jersey imwe I understand Orion ifite banditseho Titans ifite imyenda abakinnyi yanditseho inyuma abakinnyi kujya kuri side y'amakipe kubera ko rap ibyo ntabwo uri bubingire rwose ubu byuma nyine ndashaka nanjye njye kuri side bose y'ekipe etetre na amiko ariko n'ubugona ubugona ntabwo ekipe ifite jersey ebyiri zonyine home and away cyangwa ngo wanditseho jersey ngo umukinnyi ngo nagenda ngo ayo ubundi urebye neza iyo umukinnyi akinanye sezo yambaye jersey bigomba kugenda bigomba iragenda sezo irangiye
nayitware cyangwa igumane na souvenir ko nigeze gukinira Titans nanubwo costing amafaranga menshi ntabwo bihenda ibaza ikipe nka Rege ikipe nka Patriote ndashaka kuba mubazayikinisha umwaka utahanye ndi muri mwaka mwagombye sinumva bamugani ko niba mufite budget mwishura mufite kuri payroll mufite plus de 40 millions dufite bora byinshi byo kuvuga ega tubaze bizi ikindi tukira aho ngaho ega turagenda étape par étape turikiri muri makipe ya federation mwana ibintu munini biki bibindi Titans. Oh my god. Ariko yaguze umutoza wa nani wa Dinamo. Now the question is muzamuhemba ubundi. That's the thing. Ikibazo ni federation. Sinzi ukuntu muzabigenza. At least ni mudasetinga bar. Mukavuga ngo umwatlete agomba kubaho mu buzima agomba kuba. Nta kindi kintu mushingiyeho ubuzima bwanyu bushingiye ku mwatlete. Nimba mudashobora guha agaciro umwatlete. Just know you are messing up. Ngenda shaka federation imenye ko nimba bari gukora business bamenye ko marchandise bafite ari abakinyi nimutubakira ku abakinyi you guys are nothing like abakinyi barimo kubipostinga abandi mu yandi makipe Steve yarabipostinze kuri IG karakabol ka X basketball. This is so sad kubona abantu b'abanyamahanga aribo bari kurira ko ikipe yabamwe ibibaza abanyarwanda noneho bo ntago bari ntago bahembwa ntago bahembwa kandi nyiri muri federation nyiri team manager wa Tigers federation yanitabaga ibipapuro byerekana contrat y'abakinyi n'amafaranga yose njye narinzi ko umukino washobora kumwereza lisansi utamwereza ko afite contrat mu equipe kandi muri equipe nuvuga ko ugomba kubarwanirira ikindi federation mugadasi igomba gusetinga bar nta makipe mashya agiye kuza at least ibereke BJ's saison ebyiri at least ibereke ko ushobora gutunga abakinyi na equipe nous sommes à mesure yo gutunga equipe pendant 2 ans kabisa icyo kintu federation it's up to you nimwebwe mubikora ntabwo ari makipe bari gutonishinga bari kwanduza izina no only muri kwanduza izina rya federation uretse n'igihugu bwacu igihugu cyakira amabare n'ibiki byose nk'uyu yitwa uyu wakinye bamwita Alvaro Massa yakinye za bar uriya atanze ikirego isura y'u Rwanda kugaragara nabi federation boss wa NBA Africa n'umunyarwanda isura mbi mu Rwanda dufite ndi mu mamukora muri FIBA monde yego nani Pascaline turi muri bino bya Pascal urumva ni visit bari yatanishing Rwanda's name kubera icyo kintu federation nimba equipe idashoboye kwishyura abakinyi Titans kubera iki muyo mahirwe kugira Titans Junior you the president icyo kintu shaka kuntu ukemura icyo kibazo rwose na federation gufasha n'abandi makipe yose aba president bose ibi binago tubishaka muri Rwanda muri kutwanduriza izina sezitangiye webeka ko wayikubise forfe ya no ugomba gukina Orion kubera iki itisha amafaranga y'ibirarane Generalist ko rero babikemuye kuri iki kiri muri championnat gifite ibyo I know si kibazo se nyine bari gutanishinga izina ry'u Rwanda ya federation umba muri kudusebeje igihugu kabisa cyo kintu kandi iyo responsabilité ya federation ugomba gusetinga bar amakipe agatangira saison afite byibura budget babereke au moins 2 ans comme ça gutunga abakinnyi kandi tutanye nanga nk'amakipe abiri azazamuka babitangire ukuriya nimba batayafite au moins 2 ans nous sommes à mesure yo gufata equipe pendant 2 ans abakinyi bahembwa amakipe yose arizari mwishura amadeni ya federation byose agomba kuyerekana on paper ntago amakipe yose agomba kwipasa muremure ntago amakipe yose ari AP ntago amakipe yose ari Rege ntago amakipe kumba kugendera muri nuze abandi ajye muri development Thierry ikibazo Azolibe ikibazo Mansa ikibazo nawe rampeti wundi wo muri kanwa umunyarwanda ariko mu Canada nawe ikibazo gusa ibyo nibiki none ibibazo no abanyarwanda babagamo barire se byagenda gute bo ntago bavuganye kandi byose bireba amakipe yose ari muri Orion surtout namwe mufite ikibazo kira kibazo abakinyi bagiye barira urumva icyo kibazo rwose mu birebe nizere ko federation nibirebeho kabisa ni udasetinga bar ibintu byanyu bizaba umwanda kabisa ikibazo cya marketing yanyu byo muracyafite akazi kenshi cyane ko gukora ni topic y'undi munsi tuzabyorera tuzabiheba ariko icyo kintu bishura abakinyi please
umukinnyi wese sinengo ngo ari association y'abakinnyi muhaguruke kiriya kibazo gikemura n'undi muntu wose afite ikibazo cyo adahembwa yegere iyo association icyo kibazo mu gikemura ngombundi ninde president association y'abakinnyi ndakeka ni kaje amadama akora muri federation. Okay, I don't want to go there. Ntabwo ibyo ntacyo ndashaka kuvuga nyine yakagombye kuba akora akazi avugira abakinnyi kugira ngo ibintu byose bigende bigira mu murongo. Ndabyumva ariko nyine nabo babyumve nyine bumve ko bagomba kwishura ikipe bagomba kwishura abakinnyi bakabaho neza. Twagiye Kabey bintu mahira boro isadi cyane. So sad. Zabigarakaho undi munsi. Zaza tumenye feedback ko bimeze nimba abantu batazayikora ubwo nabwo tuzongera tuvugeho gatoya. Ikintu kigaragara ko byababaje abakinnyi nabonye kuri IGN nuze Steve ari postinze Mukama Victoria yari postinze batabibona. So sad. Kandi bari international Steven international abantu bose bareba ko championnat yacu ikomeye ariko ndundi umuntu uzaza muri iriya federation y'abeswe ntabwo bahemba abantu. That's not it kabisa. Twakomeje rero muri amatransferi n'iki tukaba tubanze kuri Kepler. My guy Kabey, welcome back. Nabikubwiye ko ugomba kugaruka none birangira ugarutse. Welcome back kabisa. Ndabizi noneho Kepler igiye gutanga akazi cyane undi muntu irigarwa nawe Kepler yamuze kaze neza reka aje muri Kepler tumeze neza cyane Kepler imeze neza byatari n'umuntu wese wari uribagiye ko champion y'u Rwanda yaritaye mu Kongo. This is the time ugaruke urebe basket iryoshye cyane sibyo twagiye kabisa. Kepler iri mu kazi katari nabikunze cyane Kepler umva il retour andi makipe sinzi Tigers indi dina noze Titans kwa turimo ya uramutoza ndizera kazabafasha kwa difference na Titans ubona ari ikipe nziza sinikino nimba ari cya kibazo cya mikoro tu simbizi I don't know ariko I hope nabo baraza they will do better. We believe in those teams kuko nagonzi ko bazarusya tugume kuri let's take the positive side nyine tugume kuri na match nimwe yatsinze nuze da Inspire Generation. Kuri Kepler nyine Kepler shout out kabisa Kabey welcome back. Na bintu byinshi twabivugaho that was it. Byari byiza cyane. Welcome back to tabizi ko mugiye muje gutanga akazi. Izi zose zanuze za Rege nabonye nta ugomba kuzikubita nabonye zitari mu kazi. Za Rege za Tigers mugomba Tigers yawe. Sewe ku cy'Urwanda Tigers ntabwo nyirwanya. Actually mo afite n'ikipe nziza ariko nziza cyane ukagira Rwanda. Ese uriya pivo wabo yaravunditse uriya muri Central Africa. Pino kubera byacyatse cy'abanyamahanga. Ako afite abanyamahanga benshi mu tipo wo muri Sudan n'umweneri wabo. N'undi mumeneri bazanye nimba ari umunyamerika. Uriya wari ukwezi kumwemenya yarasubiye yari ifite contract y'ukwezi. Na byiza cyane. Ubwo mu mukino ukamugerageza yaba good ukamugumana ariko nabonye abiga akagenda. Shout out kuri Tigers. Kwari abakane mu mpamvu ari abakane kubera impamvu ari tuve kwanza tuve kuri Rwanda Basketball League. Urazi finally dufite nubwo ari muri one women NBA dufite umunyarwanda kazi muri Bella muri women. Shout out to kabisa. Ari muri Phoenix Mercury. Yasinye muri Mercury. Yasinye training camp. Nagara asinya contrat professionnel ariko niho biganisha ariko kumana women NBA man birakomeye byataritse ntabwo abantu babyumva ariko abantu birakomeye byatari kuko abantu babitekereza. We have our own kabisa good luck Murekatete good luck kabisa. We hope you are getting your professional contract. Work hard ushire drapo yacho on the map. Put our country on the map kabisa. The village is very proud kabisa turishimye cyane. N'abandi ntabwo ushobora kumva impact bishobora kugira n'ubu nino podcast ariko ndabizi abandi ba basketers niko bavuga ntabwo ushobora kumva impact bishobora kubagiraho bazagira na courage abakiri bato bashobora kuzamuka ushobora kuba icon kuri bo
yani impact kabisa impact nk'umuntu wavukiye hano kagenda numva ari niyo munyarwanda wa mbere ugeze kuri ino level yabo ku bahungu n'abakobwa okay ushobora kuvuganira ikintu ariko ntago ushobora kumufata mu kinyarwanda agaragira mu Rwanda umufaransa wuzuye kabisa amaraso y'abanyarwanda ariko umufaransa kabisa ntagaragira mu Rwanda wenda ashobora kuba ruzi ariko ntaragira araruzi kurumenya rwo araruzi but uriya ni we our own way she's our own yeah kine n'ikipe y'igihugu urumva rero impact yawe so urumva usinya professional contract muri Mercury harimo abantu ba Britney Griner niho bakina no mu bantu mu baby umenye witwa Skyse ujya amita gute fitaga nibagiye izina rye ndaza kumushyiranga mwita ndamwibagiwe ndi kumubona byanze izina ryanze okay aza bari kumwe n'abari nyine azaziga ibintu byinshi ku bakobwa b'abanyarwanda ashobora kubabera icon n'abantu batamuzi bamumenye bamumenye rwose it's a big achievement stay go hanyuma aperi yatakaje umukinnyi Dixon kuva kera yeretse abanyarwanda ko he's there for money ariko yavuze ngo loyalty ntabwo yishura bills ariko still jewe nuko yavuze loyalty ntabwo yishura bills ariko no muri aperi ntabwo umucoach wa aperi nawe ntabwo yigeze amuha iminota yayo iminota kandi ari wa mugakusha mwana ku cyumwana muvuga kuri ari we na Adonis harubwira undi muntu wabonaga iminota nkawe na Adonis reka nkubwize ukuri ngiye kuntu mbibona Dixon ushobora kuvuga gutya Dixon ni bar MVP experience ye gutakaza umukinnyi nkuri ariko nigeze nta difference nyinjize ko rakora gisinya ntago rega va nkubwire jewe reka nkwe ntago yageze ko difference nta kibazo nibyo ariko nta difference ni narakora ndabyemera nta difference neza buri muntu wese wari match za AP level ya bar yari kubona wari kuyibona difference uko experience arayifite ni MVP wa bar underestimating icyo kintu kandi turi kumwego jewe nabonye match ya APR nira equipe yamutwaye yabarabu bro Dixon niyo wakinye Nusi kucyatabikora yari yasuzuguraga se afite ukuntu sindi ikibazo yagize muri APR ako ntabwo yabonaga nabwo iminota yahagije yarayibonaga cyane ntabwo umva match za APR apara fact reba ikintu cy'uko statistic hari gendo checking urebe niba uziko yabonaga iminota myinshi ntabwo yabonaga iminota kumurusha ntabwo uziko yabonaga iminota imwe nk'abandi uyu muntu wabonaga iminota yahagije n'umwe muri APR Adonis nawe ntabwo yayibonaga myinshi turaza kureba yarayibonaga pe ariko ntabwo wabonaga ko ntabwo yari ameze ntabwo yari yishimiye Dixon simbizi rero ariko APR ibuze umukinnyi nibifate bino bintu ushobora kuvuga ngo ufite Adonis ni ufite n'abameneri benshi bafashe decision bayizi ariko Dixon ni umukinnyi they lost ariko umupivo naraza nta makuru ya APR imeruka makuru nabonye equipe yo muri Bangi yarabakubise harimo difference ya 20 points nanjye kugira ubwoba ariko twabivuze igihe kirekire nimba barumvishe itsoke nimba batarumvishe nyine tuzabira tuzana muri bar ubwo nyine that's it anything else iki kintu twibagiwe biba muri umva ntacyo komereze muri NBA gatoya kuri plane Golden State bayikubita itaha irarangiye ya Golden State irarangiye burundu ubu rwose irarangiye abafana ba Golden State baba eliminated muri playoff ibaze kwe Sacramento abakubise Sabonis yafashe ibintu nawe mu biganza ariko umuntu akinye neza ba De'Aaron Fox bakinye neza urampetse ko atiburira se ariko va mubwira umuntu abatanze nuze Golden State Clay muno match yarangiye afite 0 point amanota 3 shwi 2 point wapi Clay ndamukunda ariko is washed
abafana ba Golden State bababaye cyane yo shout out kuri kabano umufana wa Golden State na shout out no shout out ubabwire Paul ariko ikipe yanyu ni complete ariko NBA ifite ukuntu imeze nama trader ngaho ikipe igahita ko bimeze ariko iriya kipe iri washed I hate that team by the way I hate it ase ubundi Boston ubundi ni gute bavanye Boston ariko nawe urabizi ko ikipe nta gikombe izatwara tubireke ibyo bintu arwana se ntabwo nshaka kuvuga ikintu cyakubabaza urabizi oya ntabwo nshaka kuvuga ikintu cyakubabaza ko nakubaza iki nta kipe fana jya mfana umukinnyi wanjye ni LeBron reka playoff umukinnyi wanjye ni Kyrie sawa na Stephen Curry ndamukunda ariko kutavuze ku match yanyu na New Orleans sinakubise se no sinarinyisha ako nuze New Orleans yarinyisha yani muri carte oya iyo zane taza kuvunika ko yavunitse muri nuzabura nk'inota nk'itatu tuzamuka ariko baya nubundi ariko mwaridingaga match na twaridinze ariko carte ya mbere ngo barushije ariko zose kanyine mu rugo azani ntare so nge bya Boston mukagiva kuri Boston zafata playoff igiye gutangira championnat bazaba muri off season urumva we'll talk about the NBA nzavuga nani kuri Boston yanjye ubu na makuru kuko nkubwiye none aha nakubabaza mbabaza gute Boston ni my friend ushaka kubabaza sibyo Boston izakompeta tu izagera wenda nko you don't know what you're talking about bro Boston izatsinda Milwaukee yo waretse ibyo bintu Milwaukee ya Dem na Yanis dore minota yadusize reka turangize tuzavuga nani minota yadutwaye sibyo tutaza no kuboa abantu ariko jude uradiaringa kuvuga Boston nabi ntakubwira ibintu hano Boston rega nanjye nago nyanga Yohana iriya kipe Jason Tatum n'umuntu wanjye ndamukunda Jalen Green bafite Pozinga se namwibagiwe Jalen Brown put the respect on his name na Drew Holiday muramufite wo dihorere ubu reka kipe kameze neza ajya kaga tipe kuruhara kari gafite duze Charles Barkley ya disinze gahita kogosha umusatsi bakita gute kinzobe kagashuteri kanyu ka pitch cards bicha kinzobe kagufi niba kizina se niwe si numero 11 nagari wari pitch Richard niwe niwe ni pitch Richard niwe gashoka nago niwe kizina niwe numero 11 kabuka kipe keza ufite kipe nziza ariko bro nango shaka kuri Boston tuzayivugaho gutaha umva cut thank you guys kuba mwadukurikiranye it was a pleasure to be with you guys and episode ya 4 and tuzongera guhura muri episode ya 5 bitari kera ngiye kuzajya tugerageza ujya uploadinga tujyane nyine turi ku buryo tuzajya tujyana n'ibihe nyuma twarasigaye nyuma again guys mukomeze mutange like suggestion of ibyo tugomba ku improving out suggestion please reach out to us buri kintu cyose shout out kabisa ku bantu bareba ama video yacu shout out ku mutipe witwa Silami that guy he's a good guy shout out kuri Arno Alex we wigiye tatu kumwe n'abandi mwese shout out to you guys tugerageze dukore neza bye guys peace now